turashima Imana ko turi hano kuri musozi twicajwe no kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Amen. Yaturutse mu Rwanda ni iwanjye umushumba w'itorero rya Foursquare kuko babivuze amazina yanjye ni Twarimana Aloys. Hano muri iki gihugu hariho abana banjye, hari umuryango wanjye, naje ku mpamvu zo gushimira Imana witwa Ndungutse. Imana yagize neza ko duha ubwo bukwe bwiza. Amen. Ibyivuga ubutumwa naje bizi twarabivuganye n'umushumba ko uzavuga ubutumwa hano. Iyo mpagurukijwe n'impamvu runaka nza numva ko ariyo iri imbere kandi numva ariyo nkora gusa yonyine. Hari n'abandi bari bakeneye kubera ko iyo ntahagurukijwe n'ivugabutumwa sinjya numva nakomeza ivugabutumwa kandi atari urubanza rwazanye. Ariko kubera ko twabivuganye n'uyu munsi kubera ngo kino cyumweru cyose impamvu z'iki giterane, rero ndashima Imana ko ndi hano uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Ikindi shima Imana, ndashima Imana ko mwateguye igiterane kugira ngo ibyo dukora byose, haba amakwe, haba ibindi bibazo n'ubundi buzima duhura nabwo, ariko tuzadushyiramo akantu, tuzadushyiramo iby'Imana nabyo bigakora mu mwanya wacu. Rero ndashima Imana ko mwatwegereje, ndashima Imana ko mwadufashe neza, ndashima Imana ko twabari mu bihe byiza, twabari kuva ejo n'uyu munsi, twabari mu gitondo, none turi kumwe mu mugoroba. Ntabwo birandusha, ntabwo numva mbyivunuye, ndacyabikeneye kandi numva nzabikora kuko mwabisabye. Uzageza ku cyumweru nibwo tuzasoza igiterane cyacu. Rero ndakwegereje muri hano, akaze n'Imana igumugisha. Abayumve muri hano ndabiyegereje mwese, murakaze n'Imana ibahumugisha. Haleluya, haleluya. Cyangwa se abanyamasengesho mwumve ko mwisanze mu nzu y'Imana, n'Imana mwijibagire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yohana igice cya 14 ku murongo wa mbere. Yohana igice cya 14 ku murongo wa mbere ni ijambo abantu bamenyereye cyane gusoma, ariko mumaze kuryumva hari ukuntu ndimo nyumva muri iki gihe kandi ngomera akaryumva mutagahusha. Yavuga ngo ntimwahagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba atarahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Reka nsaba umuntu usomera mu gitabo ijambo twari dufite teme yacu ngira ngo ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 ku murongo wa 4. Wafite asome. Amen. Reka subiremo afite mikoro. Haravuga ngo zakozwe n'intumwa 6:4, ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugaburira ijambo ry'Imana. Amen. Natekereje ko tuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana yanshyize ku mutima. Ejo twaraganiriye, kandi ejo nari muri gahunda yo kwigisha, nari muri gahunda yo kuganira, nari muri gahunda yo kwigisha gusa. Kwigisha no kubwiriza biratandukanye. Ejo nari muri gahunda yo kwigisha, ariko uyu munsi ndabwiriza. Haleluya. Amen. Uyu munsi turakora ibintu bibiri bitatu. Turaganira ijambo ry'Imana, turongera dusirimbe, dusoje turasengera n'ibyifuzo. Ngiye ibintu bitatu turi gukora, kandi umwanya bayimpaye byose ndabikora mu mwanya wacu. Hari amagambo y'abanyamasengesho. Iki giterane ni cy'abayumbe, ni cy'abanyamasengesho. Ndaza gukoresha ijambo cyane rivuga abayumbe, niryo ryumvikana. Hari amagambo nyamukuru agenewe abayumbe cyangwa se abakozi b'Imana bakora umurimo basenga, kuko igiterane ari cyabo. Hari amagambo yabo yihariye bagira, bagomba kuba bazi cyangwa batunze.
umutwe w'ijambo ndi musome kuri aya magambo, nasomye kuri aya magambo, nawe ijambo rivuga ngo imbaraga z'amasengesho no kwizera. Amen. Mu yandi magambo, imbaraga z'umukristo no gusenga. Yego, ariko noneho imbaraga z'amasengesho nazo no kwizera. Birumvikana. Teme yacu iravuga ngo imbaraga z'amasengesho no kwizera. Mu yandi magambo, iyo usenze udafite kwizera urasenga cyane uravunika. Ariko imbaraga z'amasengesho cyangwa se navuga ko ari ikirungo cyangwa se navuga ko ikindi kintu ushyira mu masengesho kukagira imbaraga, uburemere watera ugaterekamo kugira ngo bikunde no kwizera. Haleluya. Bwira mugenzi wawe mubwire ngo uzajya wizera. Uzajya wizera. Usenga ko warasenze, ariko uzajya wizera. Icyo bisigaye uzajya wizera. Kwizera niko kugize amasengesho. Niko kugize umukozi w'Imana mukaza bafite. Reka nongere kandi ijambo. Mu yandi magambo, umukristo agizwe n'impamvu nyinshi, ibintu byinshi atereka mu Kristo bwiwe. Ariko ndashaka kuvuga ijambo ryitwa gusenga, nibyo nkoresha umunsi cyane mu bukristo bw'umuntu. Mu yandi magambo, umuntu wese w'umukristo wemewe kuba umukristo akerekera Mwami Yesu n'umwami n'umukiza wiwe, ikintu azasimbiraho cya mbere no kujya gusenga. Ariko none uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire amagambo avuga ngo gusenga gufatanije no kwizera. Mu yandi magambo, gusenga ugushyiremo kwizera kugira ngo icyo kintu kibone gukorwa neza. Iyo utekereza gusenga hanyuma ntugira kwizera, uba ufite akazi kenshi, uba uri guterura ibintu byinshi udashobora kubasha wenyine. Ariko iyo ufite kwizera, uba ufitemo ikiguteruza igikorwa urimo ukora. Reka nsubire muri aya magambo bahubwira. Tuza tugenda mu modoka, abashoferi Gatoni ndabizi ko yize, yavuye mu Rwanda azi imodoka yitwara, ariko acyasabana n'abantu. Gatoni niwo rwa mbere aho nari mpunye mu karere yarazwe. Gatoni yazaga kugira ngo ukemere ukamuhereza. Gatoni waza gutereta abapolisi bakemera, akamutereta ku cyangwa se impande y'uwo akamwemera akabera kugenda. Ndakwemereye genda, ndamuzi, kandi narakuze kabisa. Nongere kandi haleluya. Niwo wa mbere haba na perimi y'ingizi umupolisi arayimuhereza. Umunsi wa nyuma byarangiye, ndamuzi turaziranye. Atukuze Yesu. Nongere kandi haleluya. Bivuga ko ni gute twizera iyo twinjiye mu modoka turi abantu 100 cyangwa se 30 cyangwa se 3, hanyuma uyu mushoferi akinjira mu modoka agakubita mu rufunguzo, bamwe tukavuga ngo turavanga tugere Kigali. Tumwizeye yo imanukana, yo icurika, yo ijyana uko ashaka. Noneho si we wenyine gusa, tekereza no indege. Umugabo umwe yaravuze ngo agereye kwibagirwa ibyo bakwigisha by'indege, hanyuma amaze ukamanuka akagira ngo amaze akahorera kakabona ibyo bamwigishije byose byo gutwara indege, ngo wagereye ukabyibagirwa. Indege igeze iriya mu kirere byogenda gute? Ukabyibagirwa ukabitaka, wagira ngo ukibagirwa aho bakubwiye ngo ukore, imaze kugera mu kirere byogenda gute? Ariko impamvu twizera abashoferi nuko batubwiye ko tuba tumuzi neza ko azi imodoka. Njyewe ntabwo nzi imodoka. Aba bana banjye bari hano baranyizeye kandi bazi ko cyo babwira ko ariko no kwinjira mu modoka ubunyine barabizi. N'uyu muhungu waje arayizi. Ubunyine novuga ngo ndafata contact kamera mu contact yazo gatwara imodoka. Yo muri papa, nubwo muri papa ariko ndabizi kugiye kutorora. Arayizi. Kandi nimba nogenda marche arrière, nimba nogenda
nimba nokomeza nimba nogongira imbere yanjye kintu ndantekereza cyoroshye none gutwara nzabona ko ari tere kuko ndi nitwaza bayigaruka aho yerekeye naho ngaho umutwe bakongera bakawuhindura ariko impamvu tuzatwizera aba bantu nuko bazatubwira ko bazi imodoka ukamuvanga ugasinzira ukagera i Kigali umuntu agutwaye ari umwe gusa byibura mwese ndimufata kontakte mumwa kubiti winda ahatunganye ngo nazagera gutya nawe ugaruye ariko twamwizera bivuga ko umunyamasengesho niwe dereva niwe mushoferi niwe muntu niwe utwaye niwe uyoboye igikorwa niwe uhagaze imbere y'urugamba runaka niwe uhagaze mu mutwe w'igishaka ko kibaho niwe murongo niwe nzira niwe uhagaze ku bintu ashaka ko bigerwaho atukuzese bivuga iki iyo uwo muntu ahagaze mu cyo ashaka gukora iyo umunyamasengesho ahagaze mu cyo yifuza kukigeraho niwe ufite urufunguzo sinzi niba byumvikana icya kabiri amasengesho niyo tuganira nirwo rufunguzo ruza rukingura ibyananira atukuzese ndashaka kutuganira n'abanyamasengesho abanyamasengesho umuntu ufite umunyamasengesho ni umuntu uhagaze muri pozisiyo ashobora kubwira abantu ngo uyu munsi twerekera aha uyu munsi twerekera aha noneho rero n'abantu benshi imbere yabo nibo bareba ko abaheza umurongo mu yandi magambo arukunda kuvuga ngo abaheza ngo amaherekezo ririya jambo niryo mu gihe uri umunyamasengesho muzima bongere kandi haleluya noneho dore ibitandukanye ni hanyuma ugatekereza umuntu ubaheza amerekezo n'abatizeye ko abageza iyo mushaka kugera n'abatiyizeye neza ahubwo bati ndabajyanye ariko sinzi ko mbagezayo shoferi atubwira ndabajyanye mbajyanye i Kigali mu modoka yanjye ariko nzi gutwara ariko sinzi ko mbagezayo iyo modoka wayigumamo wavuga ati nimba ari aha yavuze imbaraga ziyo zirangira ntitubizi twongere kandi haleluya twongere cyane haleluya ndakoresha umwanya muto hanyuma dusenge Bibiliya iravuga ngo Yohana avuga amagambo yisomye mu gitabo cya Matayo yanditse ibya Yesu Mariko yanditse ibya Yesu Luka yanditse ibya Yesu ariko yisomye igitabo cya Yohana ni Yesu wenyine wivugaga kirimo amagambo Yesu yivugaga abandi Matayo na Luka na Mariko baje bavuga ngo Yesu yakoze ariko Yesu iyo dusomye muri iki gice cya Yohana 14 aravuga ngo ni Jezira n'ukuri n'ubugingo iwe wenyine aza yivuga akavuga ngo ni Jezira n'ukuri n'ubugingo nta muntu uzaja kwa data ntamujyana igitabo cyose cyawe n'igisomye kiza Yesu wenyine aza yivuga kandi aza yiyemera kandi aza yivuga akavuga ngo ni je iyo avuga aya magambo akavuga ngo nta muntu uzaja kwa data ndamujyana mu yandi magambo nta yindi nzira uzabona ushobora kunyuramo atari muri Yesu Kristo Yesu ngo aje kuvuga aya magambo aravuga ngo ni Jezira n'ukuri n'ubugingo nta muntu uzaja kwa data ndamujyana iyo usomye ku murongo wa mbere hazatangiza amagambo akomeye aravuga ngo ndimuhagarike imitima yanyu atukuzese ndimuhagarike imitima yanyu aya ni amagambo ushaka kuvuga ndimuhagarike imitima yanyu mw'abantu mwabariya mw'abakirisitu mwabariya mw'abanyamasengesho bariya mufite ikihe kibazo ndimuhagarike imitima yanyu nimba mwizeye Imana ndimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana naje munizere mu rugo rwa data harimo shiramo harimo amazu menshi harimo abana benshi harimo amafaranga menshi harimo ubuzima bwinshi harimo ubutunzi bwinshi harimo amahoro menshi harimo ibyo twifuza byinshi harimo amakuru menshi harimo zose utekereza nimba wizeye Kristo
gusenga? Niki kizagituma uhagarika umutima ugakuka umutima kandi usenga? Yesu yavuze ngo ariko mwabaye muzamumva mumeze gute? Muzamugenda muri mwenyine mukane akenshi nibwo azavuga ngo bazagenda ariko nyine muzamuhagarika umutima gute kandi murabakristo? Tongere kandi haleluya. Muzamuhagarika umutima gute kandi mwarabuke muzeyo gusenga Imana? Aho none muzamusenga. Muzamusenga ndavuga wa muzikizeye. Aho none muzamusenga wizeye Imana. Yesu yavuze ngo mwabaye kuki muzamuhagarika imitima gute? Mwakwizeye Imana naje mukanize kuko mu rugo rwa Data kwa Yesu kuma harimo bijya byose umutima wawe ugize gute? Ibyo ushaka bimenye atukuze Yesu. Twongere kandi haleluya. Twongere cyane haleluya. Twongere kandi haleluya. Uyu munsi mugafite ibyishimo byo kugira ngo hatambuka. Kanguka. Umaso yawe have mu bintu bizingazinze no mu bitekerezo. Umunsi wemerera Yesu Kristo kumwami n'umukiza wawe, hanyuma ukinjira mu nzira yo gusenga Imana, hanyuma ukinjira mu nzira yo kuganira na Papa, hanyuma ukaja mu nzira yo kongera kuganira n'imbaraga z'Imana, hanyuma ukongera kandi ugahabwa agaciro. Yesu yagiye mu nzira y'abantu ngo nzabasigira imbaraga, nzabaha umwuka wera azabana nawe, namara kubana nawe muzabagaho. Muzabagaho bakupanya kubera iki wahagaritse umutima, kubera iki wakutse umutima, ninde wagukuye umutima, ninde wundi wabasha guhagarara akagutsinda? Nimba Yesu ari mu ruhande rwacu, umubisho wacu ni turi kumwe. Bongere kandi haleluya. Tuzatubeshana. Buriya ikintu cyose kibaho hakaba pirate, haba original wana pirate. Mu gihe cyose utiyemera amasengesho yawe, kurakora pirate ya original, kurakora ibintu conforme na kirya niki cyakagombye kuratwereka uburyo bajaga basenga, ariko turi musenga. Bibiliya yavuze Yesu ni ngaho yashaka kubwira abantu atako inzajyana nawe buri gihe mutarame. Umunsi umwe yabwiye Petero, abwira Petero kumwe n'abigishwa be, yari kumwe n'abigishwa mu rugendo, aravuga atako ubu bwose tuzatujyana nawe, abantu bazagira ngo bamwe bazagira ngo uri Yohana, abandi bakabwira ngo uri Yeremiya, abandi bakavuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Araza ati none se mwebwe yego uko iminsi yose n'imisi nagaburiye abantu, njyewe wagaburiye abantu 5,000, kabaheza imigati bakayikata gutya, imigati 5 n'ifi 2 bakazirya bagahaga kugeza umunsi wa none cyangwa na Yohana. Aravuga ariko n'uyu munsi ndibarane ije wakijije abantu turi kumwe gakiza umwana wa Nayininga ngahumura yampumye nkazura Lazaro gakora ibitangaza ngakora ibintu turi kumwe kugeza umunsi wa none. Abantu bazagira ngo bazagerageza na Eliya bazagerageza nawe ndati bikoza none se yego nta kibazo ubwo ngiye kujya mu ijuru naho ndabasize muri abagabo muzakora umurimo. Ariko aravuga ati none se mwebwe twabanye muzamunitana bamwe. Ariko urabona, ariko urebye neza Yesu aravuga ati muzamunitana. Petero ashiraga tukijwe aravuga ati genda kuza. Petero waravuga ati Petero uratandika ubushize bari kubaza Yesu turi mu bantu mbese tuzahemba iki? Andereya ngo Andereya si waje kundi wari kubwira Yesu ngo ibintu abantu 5,000 ngo barahaza n'imigati 2 barahaza n'imigati 5 n'ifi none kandi wacecetse mwana wa Data ko tuziranye. Ariko Petero aravuga ngo dukurikije na mubiri, aravuga ngo Yesu aravuga ati Petero gambwira, aravuga ngo ndakuzi, aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ishobora byose. Aravuga ngo Petero, aravuga ngo aya magambo uvuze
tuyabwiwe n'inyama n'amaraso. Wese Imana icyubahiro. Hari ubutunzi bw'umunyamasengesho agira atazabwirwa na bene wabo cyangwa se atazabwirwa n'ibyo abazabona abandi bantu bazabona. Hari ubutunzi umunyamasengesho atunze bwihariye wenyine, kandi ubwo butunzi umuntu abufite wenyine buzaboneka bugaragaye, ariko bugaragaza ntibuzabwandanye. Haba n'ubwo nyine mwogira gute, habe n'abana banjye abaduturanye bamwe muri bo abangaba nzabahisha umubare w'ibanga gusa bakawuvumbura. Nzabahisha umubare w'ibanga nzabwikuza amafaranga ko murabona ngo nuko mpamvu kwandika umubare w'ibanga nkawubahereza jewe nuko abaye pasiteri kama mugoreza ngo dore umubare waje w'ibanga kurabona n'ukwezi siwo ngora ndiyavanyo kurabona no ufata gusa ngo ngabo cyangwa ngo ni pasiteri nkamamagara no gatuti ngabira ngo umubare w'ibanga wanje ni 328 ko murumva ko bikora reka jewe noneho reka jewe so kwandika ariko ndabwira ijambo umukristo umunyamasengesho ibanga agirana n'Imana ni mode pass ni umubare w'ibanga ni uburyo atunganye n'Imana atukuzesa iwe icyaza ko abangaba ngo ndawe iyo bansabye ndabahereza ndawe katoke reka nikore ku mari w'abandi nyine papa urashaka ngaha igihumbi ngani ariko simere ku mubare w'ibanga akarya kuri ya mafaranga. Iyo nshaka ko icyo nshaka kugura niki umunyamasengesho bwite wuzuye imbaraga z'Imana agira ibanga rye, agira ubutunzi bwe, agira ukuntu yizera Imana ye, agira icyaza twongere kandi haleluya, agira amakuru ye, agira mode pass, agira ukuntu acunganye n'Imana mu kibazo runaka, ndetse iyo n'abandi bamwegereye ababera igisubizo akoresheje ibanga ry'ukwazi. Wa munyamasengesho uriya niki kizabwira ku mutima kandi uzusenge? Niki kizabwira ku mutima kandi uzusenge? Bibiri irambwira mu gitabo cya Matayo igice cya 17:27 umunsi umwe Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe ngo bageze ahantu mu nzu arimo baganiriza urupfu rwiwe, arimo baganiriza amasezerano ye. Haza abantu barabwira ariko muzamuzenguruka gutyo gusa mwebwe na shobuja muzamutanga umusoro. Petero ngo yarasohotse ari kumwe na Yesu, sinzi ukuntu yarasohotse rwagera amaze baramufata we ntasoni gusa ngo ni ukugenda nta musoro ntaki ni ukugenda gusa bina bamare Petero atakwe muramfashe gari kwa hano mu nzu hari kumwe n'undi mugabo none se ariye atigenda muzane hano ngo asubire mu nzu. Yesu aramutegereza atari kuvuga ko mbona mu maso yawe wahoze bigenze gute kandi warusohotse ubuzima. Yewe hano hanze twebwe twita Rwanda Revenue sizi kumwe bwa nuzamujije kanjo jo na asanga ako ka ndaraka kanjo abakanjo n'abakanjo bahagaze hano ku muryango ati ngeze hano hanze sanga abakanjo bahagaze hano ku muryango ko baratangisha umusoro none nabuze amafaranga yo kwishura. Undi ati biki niko bigezeho ati Petero we genda uje ku nyanja nugenda ufata urufi numara hasigaye urwasamure ukuremo ayanje ukuremo n'ayawe numara ugenda ubishure by'abagenzi. Kubera iki Petero ntiyarazi umuntu bari kumwe, nta kwizera arafite. Yesu wari warakoze ibintu byinshi bari kumwe na Petero nta makuru yari afite. N'uyu munsi yes arakora ukuri arakora nubwo utarasubizwa kuko umutima Yesu arakora turi inyuma y'ibihe arufitangiriro
Duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Urugamba ufite mwene data, intambara uhura nazo, ubukene uhura nazo, agasuzuguro uhura nako, ibitero uhura nabyo, icyo ubona byakuremereye, tuhagarike umuti, wizere Imana. Ibyo ubona byananiranye, ibyo ubona bidashobotse, ibyo ubona bikomeye, kurwaza warwaye, agahinduka ka buri munsi, ibyaha bitakunze, uyu munsi wizere Imana. Tuhagarike umutima, tuhagarike umutima, tuhagarike, twongere kandi haleluya. Tuhagarike umutima, tuhagarike umutima. Umva itangazo uryakire umutima wawe. Regrade Dieu. Wakira itangazo rivuga ngo haleluya. Wakira itangazo rivuga ngo byabindi guhagaritse umutima. Urya mwene wanyu guhagaritse umutima. Bijya bintu bikomeye, bijya yakubwiye, najya amakuru wumvise, najya ibitse umutima wawe, na bya bindi bitagenda, nakurya yakwihakanye, nakurya atagusubiza, na bya bindi wabonye bitaza bisa kuri, nariya magambo utunze mu rugo rwawe, na biriya byose byaremereye, tuhagarike umutima. Wizere Imana, wizere na Yesu. Wongere kandi haleluya. Mu rugo rwe harimo abantu ukeneye, mu rugo rwe harimo gukira ukeneye, mu rugo rwe harimo amafaranga wabuze, mu rugo rwe harimo ibyishimo wabuze, mu rugo rwe harimo abandi, harimo inzira nyinshi zagufasha, mu rugo rwe niho byose biri. Mu rugo rwa data kuba twaramenye iyo nzira, kuba twarasobanukiwe, twongere kandi haleluya, kuba twarahuye na Kristo, twemerewe, dufite boss, dufite papa, dufite uwatwatwiratana, dufite agaciro, turahenze, dufite ukuntu dusobanukiwe, twongere kandi haleluya, dufite inzira twanyuramo bikemera. Data arakora. Hari ubuzima, hari ubuzima, kuamini pasipo kuona inafaa. Mwani magambo kwizera icyo utareba biyakwiriye mu rugendo. Asifiwe Yesu. Umwanditsi w'Icyongereza ngo kwizera mu kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, niko kuza kuduhamiriza ibyo tutabona n'amaso. Iyi Mana twiringiye, iyi Mana twitoje, iyi Mana twatekereje. Ariko Mana ntabwo urugero ndabizi ko mwahuye n'ikibazo, murahunga muraza mugera mwene wanyu ugufasha umunsi wa none, uwo ari wese ndavuga umwe muri aba ngaba uwagiriye neza akamufasha, akubwira ngo nzagufasha, ariko ndagutegeka ikintu kimwe, buri gitondo uzajya upfukama umpamagare kuri telefone umbwira ngo ni wowe wenyine gusa mu isi no mu ijuru nta wundi. Wobikora ukazumvira ngo Freddy gitondo kabere kuja ku kazi, ni wowe wenyine gusa ukomeye mu isi nta wundi. Wamara akakubwira ngo umunsi uzareba umunsi mutabikoze nta mafaranga azongera kukohereza, zogukati wogera gute? Akaja kubwira ngo Freddy ngo ko mu gitondo ntumvise umpamagara uvuge ko komeye, ko mu gitondo utabivuze byagenze gute? Urashaka ko mukatira ngo kwa mupfukama kabiri kwabwira abana ngo mupfukame bari kubikatira, ukamubwira ngo madame banza ureke kuja mu kazi, banza dupfukamire Freddy yavuze ngo aradukatira tutavuga ko akomeye.
ntiwomara amezi ayo urimo ubikora wovuga uti mana mbura ikigerageza mana mbura ikigerageza siko bimeze ba ariko data wo mu ijuru azagukorera buri munsi buza uwo kwizerwa icyo nibwira kubagira gusa ikimaniza yibwira izitekereza buri munsi kutubwira ni neza gusa kubagara ku mutima wawe wewe wagize amahirwe ugashirirwa kumenya Imana wewe wagize amahirwe ugashirirwa kumenya imbaraga z'Imana wewe wagize amahirwe ugashirirwa kuba umukristo je ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose Kongere kandi haleluya. Wagize amahirwe ugasobanukirwa ko Imana ishobora byose. Wewe wagize amahirwe ukamenya ko Imana ari imbaraga. Wewe wagize amahirwe ugasobanukirwa ko data uri mu ijuru. Nta seve ashaka kuri wowe kugira ngo ubashe kumusaba. Wewe wagize amahirwe atagusaba imvugo uvugamo. Wewe wagize amahirwe adashobora kukubaza ngo ese ufite imyaka ingahe? Kurasabura ufite imyaka ingahe? Cyangwa si wanyu ni bande? Banzu nibwira biwanyu. Ariko Imana ikaguhagurutsa mu muryango ari we wanyu. Iwanyu barakutaye, iwanyu batakwemera, iwanyu bataguha agaciro, iwanyu baragusuzuguye, baravuze ko ntacyo uzimarira. Ariko data wo mu ijuru akanyura hingana inyuma akakubwira ngo ni wowe mpisemo uhaguruke ndaguhagurukije nk'intwari. Hanyuma umuryango wose ugatangira kuwupfukama kugira ngo ni wowe ukomeye wenyine. Nzanyuze muri data. Data
baravuga ngo ariko ngo tuje kwibuka neza ngo ko babanye na Yesu baje kwibuka neza bariya bantu shebuja wabo ni Yesu shebuja wabo Komera kandi haleluya baravuga ngo bariya bantu ko bafite ubwenge bwinshi kandi bakavuga bashize amanga buriya bwenge n'ariya magambo bazayakura barabwira ngo twibutse neza ko bagendanye na Yesu imbaraga ufite nuko wagendanye na Yesu kandi niba ugendana na Yesu kibogera gutinya tubabwira ngo tuhagarike umutima wawe wizere Imana n'Imana uyizeye N'abayumbe muvuga ngo ye n'abayumbe mwebwe mutakinyurizira abandi banyuramo ngo barabaroga mwebwe mutakibasha kwicarana n'undi muntu ngo kana n'itiritaho bashobora kuba afite ibintu mwebwe musigaye mugenda ukananirwa kura musindi muntu ngo birashoboka ko ngo yoshobora kunanduza mwebwe musigaye mwicara mukananirwa kwicara ngo mwitse baguru hasi ngo nukuri kose bashobora kuba hari ibintu afite wizere Imana n'Imana yizere wizere Imana wizere na Yesu ko ni igitangaza niki kiza kibagari Mana yacu irakomeye n'ijoro n'isi umutima wawe ugakuka umutima kandi wizera Imana n'imbaraga za Yesu kandi warahawe umukabura w'Imana n'ubutware bw'ijoro ariko Mana nishaha igihe kingana arasohoka ngo kubita arabura ngo aha aramubwira ngo reka kubwira umusano arabura ngo jewe Eliya cyo mvuze umusano imvura isongera igwe nyuma y'imyaka 3 n'amezi atanu kubera kuko batotesha abakozi b'Imana kama mbaya biri yavuga aragenda biri zikwa yaragiye ngo mara kugenda imana yabuye uburyo arabura ngo zaba ku neza ni mutarabona Eliya mutarabona Eliya ntamvura izaba amenye neza ko ari umukozi aravuga ngo ndabizi neza ko Eliya niwe wafunze imvura nawe ifungura umunsi yahuye n'umugaragu w'Imana baragenda bamushaka ngo amara ngo Eliya ni wewe wateje amapfa muri iki gihugu aravuga ngo ese jewe ngo ni show ngo ni siyasu ngaho hindura mu izina rya Mukeke iziyani ariko ngo ni wewe n'inzu yanyu mwandi magambo n'inzu yanyu nuko arashatse kumubwira kugira ngo mbeke ko amusuzuma aramubwira ngo ni wewe aravuga ngo ni muri umugabo bwemeza n'abahanuzi baba yayo bose bazana n'umwana asigaye guhagarara kanuma asigaye tureba Imana isubiza utaragira muri urwo rwego uracyafatwa amateka uracyafatwa muzima uri umunyamasengesho uracyafatwa Rogere kandi haleluya turacyari kumwe Rogere kandi haleluya niki kimogaritse umutima niki kizakipa umutima wakwizera Imana
abanyamasengesho bangana gutya ngo kwicara umunsi umwe twavuga ngo dusenge icyifuzo runaka duhuje umutima tutararikiye gutekereza impamvu zindi nyungu ariko muri nyungu gusa twizeye Imana. Iyo wiriwe mu kazi watashe wiyizi neza ko kiranga Imana, sibyo? Uzi neza ko uje kubonana n'Imana, ndakurahiye tuwo kwiza umunsi Imana itaragira icyo bakorera. Ndasema amen. Amen. Ariko Imana ya nicyo gituma yavuze aya magambo aravuga ko tumuhagarika imitima yawe mu rugo rwa data biraha. Iyaba bitari umva ijambo iyaba bitari bihari iyaba bitari bihari iyaba Imana itazikiza Imana yatubwiye kutazikiza. Imana iyo idashobora kutubeshaho tituba twiyizeye tituba turiho. Uyu munsi wambwira ngo uzi ukuri wamukoreye audit akakubwira ngo wambwira ukura amafaranga n'amafaranga uzabishuriza n'amafaranga uzuri wagaragaza mu mutungo aho uzuri ndababashije kimwahuye n'urugamba rukomeye muhora n'intambara zikomeye nongeye kubabwira ngo Paul ibibazo ntibyashira biracyariho ariko Imana yacu yakomeje kuturinda muri ibyo yaraje ngo yaratwimanye yaratwimanye tugiye gusengera kuri iri jambo ryo kwizera. Tugiye gusengera kuri ijambo ryo kwizera. Wowe uyu mugoroba unyemerera ijambo tuvuze wizera Imana. Aya magambo tugiye kuvuga uyemerera umutima wavuga ngo ari jewe uyu munsi bano Imana igiye kuntabara. Urabyizeye? Uyu munsi tugiye gusengera ibintu bibiri. Niyo mwanya bampaye. Tugiye gusengera ibintu bibiri. Imana ibanze yongere kandi ikugarurire imvugo yayo muri wowe. Ufite ukuntu waganiraga n'Imana yawe. Ufite uburyo wasabanaga n'Imana. Imana ibanze ikwiyereka ibanze igaruke muri wowe. Ushobora kuba wibisa amakuru y'abantu tutibisa amakuru y'Imana, ariko niba ari icyo Imana yigeze kukubwira, niba ari icyo Imana yigeze kugukorera, wowe ugarura iyo filime yose uvuga ngo Mana ndabyifite ko wari icyo wakoreye, hanyuma wizere icyo ugiye gusengera muri iyi minota, Imana iragufasha. Ati kuze Jehova. Amen. Twongere kandi. Amen. Twongere cyane. Haleluya. Imana yimusabona Imana yacu izitetera umuntu ikamujyana ikamukura ku cyaro ikamukazanya n'ibikomamo ikakujyana ikakugeza mu mutima wifuza. Umusore Yosefu ngo amaze gukubitana na bene nyina ngo amaze gukora za gahunda zose ngo bamaze kuganira ngo kazasubira inyuma ngo akaja kurira akaza yibuka ya masezerano y'aba Musa bamuta mu cyobo bakaza bati abandi baba izi ni zansozi zisohoka. Imana ikoresha utangaza Imana zazo zizavuze. Yosefu yambaye amakanzu ane azantaga umunsi yarose amaze kwitwa Karose ise yamudodesha ikanzu kubera ko yamukundaga. Aragenda agiye gusura bakuru biwe bamuta mu cyobo bakuramo ya kanzu bamare bayohereza se baramubwira ngo umwana we yarapfuye. Bamuvana baramugurisha mujyana kwa Potifari. Ageze kwa Potifari yambara ikanzu yo guteka y'ubuyaya arayambara baramubeshyera mu bisezerano baramubeshyera bamwambika yari yambaye ikanzu yo guteka y'ubuyaya y'ubuhoro arongera kandi baramubeshyera bamuvana bamujyana muri gereza. Mwagere muri gereza bamwambika ikanzu rya gatatu yo muri gereza nk'uko mubizi araryambara nabo ariko
gute aje bwami yambara ikanzu y'ubwami kubera imana yerera icyo yavuze imana igiye ukuntu wewe niba icyo wavuganye n'imana tuzi umutima bongarekane abarwayi muhaguruke dusenge imana kandi imana irakiza yes wewe urwaye wakabiri wahaguruke wowe urwaye dusenge kubw'imana igiterane cy'abayumve abantu bagomba gupfa bongerekane igiterane cy'abakozi b'imana bangana mureke twikore imitwaro ya leta kandi barababaza twara imbaraga z'imana mana imbaraga zawe tugiye gusengera umuntu ufite umuntu we yasize cyangwa se mu bitekerezo bye afite warwaye pararize wahaguruke mu rusengero yo kwizera ugize ikibazo cya pararize niba uri hano uhaguruke umuserukire ni wowe yewe sinabishobora ariko nk'umukozi w'imana mpagarariye kwizera ndavuze mu nzira zafunzwe zikinguka buri muntu wese abona inzira itagora kandi abone ku nzira abone ku muryango binyuramo byose bitaremereye kuko kwizera byanditswe kubishyira uravuze ngo na guhindura amateka atandukanye mu minsi mike bene data nyuma y'amezi atatu nta hagati y'amezi atanu ntiyagire umuntu n'uyu nguyu n'umwe igisubizo cye kitazaba cyagezweho nanjye ndagushimiye ko ubikoze amen ati kuze Yesu tugiye gusenga muri rusange simbabwira ngo muhaguruke ndabizi ko abantu bose bari hano bakeneye ariko abandi bakeneye kuba dosiye zabo zari ipfundisanzu zikeneye kugera wanumvise turi kumwe yewe niyo buri munsi avuga bakunda cyane tugiye kubisengera ufite kwizera ufite kwizera kandi haleluya mu rugo rwa data harimo amavisi menshi iyaba atarahari imbaga nayo babwiye kandi haleluya mu rugo rwa data harimo ibihugu byinshi mu rugo rwa data harimo amazu menshi kandi umuntu tugiye gusengera wese hano wagize amahirwe yo kuba ndabatuye aya magambo kandi mu kwizera kwawe ndayatura nk'umugaragu w'Imana umuntu wese ufite kwizera kandi Imana ikamushoboza yaje ndagusengera kugira ngo nanone nagerayo azagira agaciro azagira inzu ye amen abandi bayubatse ari n'amazu y'isi azayubakwa n'abantu ariko niba twizeye Imana ibyo bizabikora Kongere kandi haleluya. Murabyizeye? Kugira ngo dufatikanye. Reka basabe umuntu byifuza cyangwa se ufite kwizera ahaguruka gusenga. Wahaguruka gusenga ndabizi ko benshi ariko mu imbaraga z'Imana. Data mu izina rya Yesu. Waravuze. Watavuye. Yesu Kristo. Warubatse. Mana we. Watazi umurongo. Yesu. Siyakari kuzugama. Abantu bicaye
basize igihugu cyabo n'amasambu yabo, batewe n'intambara n'ibibazo bikomeye, ariko bakeneye Imana kubarengera, bakeneye Imana kongera kubishimira, bakeneye Imana ko bongera kandi kwabo gakira bikomeye. Ndabasengera mu izina rya Yesu ngo Mana ukengure inshuti bahagaze muri iki gihugu, ujye umugishagira kandi umugishagira babashe kwemerwa, babashe guhabwa, babashe gusingirizwa, babashe kwakira amasezerano yabo. Igitangaza cyawe Mana kibe muri iyi nzu uyu munsi wa none, vuba aha ngaha vuba aha ngiriya Mana, hagira abo bahamagara baze kuzigura dosiye zabo zipfubye, baze kuzigura dosiye zabo zahagaze, baze kuzigura dosiye zabo zitabona, baze kuzigura dosiye zabo zitemye, baze kuzigura dosiye zabo zitakoze. Imbaraga z'Imana Mana mvuze uzandifashe kuko kubizemera kandi mpagaze imbere y'ubutware bwawe, naturayabaga Mana kubera gukora ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Asigaye icyifuzo tumenye gusengera abasore bari hano batarashaka n'abahungu, impamvu tubasengera abakobwa batarashaka, abakobwa mu bwongo amen. Kuko ayo majwi yose ayose tarabona abagabo impamvu tubasengera, impamvu iratuvanyirwa no kurana no kuza gushingira, kandi iyo duhagaze imbere y'Imana tuvuga Imana ishimwe ko yadushingiriye abana, none twari kubasengera. Muri aka gace kose hano abakobwa bose barashaka, abakobwa bose barashaka, muhaguruke nyabuna turabizi ko cyari cyo cyifuzo cya mbere kibaho. Uyu mukobwa mpamvu kuri iyi ngingo yarashaka none iki ari cyifuzo, iyo isengesho rya mbere n'umugabo rya kabiri none kongere kandi haleluya. Muri ibyishimo by'ababyeyi ubushatse kandi turasengera ngo mushakwe neza. Abakabiri abasore ni mu bwenge amen, abasore batarashaka ni mu bwenge amen, abasore batarashaka ni mu bwenge amen, abasore batarashaka ni mu bwenge amen, aho bose barashaka ni muhaguruke, abatarashaka ni muhaguruke, abatarashaka reka tubasengere. Bwana asifiwe. Yo, nawe tubasha. Kongere kandi haleluya. Kongere kandi haleluya. Amen. Kongere kandi haleluya. Amen. Ababyeyi tugiye gusengera bano ba. Kandi ndabyizera neza ko ijambo ndabyumva muri jyewe muri guhera muri uyu mwaka dutangira ejo muri veye naragiye mu Imana imbwira ngo aho tuzasengera muri minsi turi hano, aho tuzasengera muri minsi turi hano, Imana yanyemera neza ngo abo bantu bazahabwa umushahara. Ndabivuga numva bifitiye igihamya gifata ushise. Abandi basigaye bari hano hasi, abandi basigaye hano hasi nabo bashaka twemere tuzabatwereye, turemera ko twereye, tugiye kubasengera mutangire kubahereza amanifikasiyo n'amasengede. Mana Israheli, Mana we wari udukoresha imirimo ikomeye Yesu Kristo, wanyuma na abantu bakeneye kumva kigosa Yesu kandi rwose umugisha ikintu agaciro ka n'agaciro koroshye n'isezerano ryabo n'abana babo. Rero kugira bimera amateka wongera wigaragaza muri Yesu icyubahiro kandi bagasubiza imirimo yabo Yesu kuri uyu mwaka wa 2023. Abo bose bahagaze hano bantu baheze igisubizo, bantu baheze igisubizo, bantu baheze igisubizo, bazabone bashake neza mu buryo bwo muri wowe kandi bazabone ubushobozi kandi bazashake abakozi b'Imana bazima. Data ibi bivuye muri wowe iyo wabitegetse urakoze kuri umwana, urakoze data w'izina Yesu Kristo. Amen. Karibu mzee.
afite umwana uboshe. Hari undi muntu ufite umuntu wiwe uboshe. Twahuye n'ibyago muri Kongo byinshi, abantu barafungwa, abantu bagira ibibazo, abantu bafite intambara zikomeye, abafite abantu babo baboshwe. Ugize neza cyane. Iki ni icyifuzo twese tugomba guhagararaho. Twongere kandi haleluya. Twongere cyane haleluya. Uwo mu mutwaro uri wese. Dusengera aka karengane karimo kaba abana bacu bafungurwa mu imbaraga z'Imana. Imana yacu yaboye Pawulo na Sila na n'ubu imusira cyane iracyaka. Data arakora nanone arakora. Dufite agahinda gakomeye, dufite ishavu, dufite uburyo, dufite inzira, dufite data. Agahinda kari ku mitima y'ababyeyi, abana babo ko barafungwa, mwana we, abantu bari mu magereza, abantu bari mu mapolisi, abantu ko barafatwa, abantu ko baricwa, ariko twemerera abantu bahagaze aho, bahagarariye abantu bafunzwe, bahagarariye abatware, n'abagore bafunze. Uyu munsi turakwiriye, uyu munsi turagutakiye, uyu munsi turakwinginze, uyu munsi turagusabye, uyu munsi turatamuze. Iyo migozi nifunguke, iyo migozi niboke, iyo migozi nikurweho, iyo migozi nicike, iyo migozi nifunguke. Tuhagaze mu mbaraga z'Imana. Nani bashobora Mana turarize, Mana turatatse, Mana wose icyubahiro, Mana ugaragare, Mana ugaragare, Mana zikuri mashozo Amen. Niwe. Amen. Turagusenga. Imana irakora. Haleluya. Amen. Bongere kandi haleluya. Data arakora. Na n'ubu asifiwe Yesu. Yozi Imana icyubahiro twese. Bongere kandi haleluya. Haleluya. Indwara za Yesu Kristo nazo mudupfunyika Yesu yikoreye nako kabavu. Mudupfunyika Yesu yege yikorera kuriya yarafika twishi kw'ibyaha kw'amakuru y'ibintu bitandukanye byago yaba n'agapfunyika k'indwara kari wizere Imana niko biriya yavuze. Tuhagare ku mutima wawe wizere Imana. Imana iragukiza, Imana irakomeye, Imana irakomeye gusumba abaganga. Imana yaremye igitaka kinyika kikavamo wewe, kiyonanirwa guhuza imitsi n'amagufa, kiyonanirwa kongera kugarura ubuzima bwongere buhumeke bubeho. Ndizera ayo magambo. Atukuze Yesu. Haleluya. 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 Fata naho urwaye ubwire Imana ngo Mana uyu munsi iyi ndwara igomba gusigara. Ubwire n'umunsi wo gutaha. Mana igira neza, Mana y'ubutware, Mana imbaraga. Abo barwanyi batandukanye imbere Rodela salake ya rufari sansa la greza la pro tandukanye imbere hanyuma kaza Vandera greza la pro cherche se là vende la grossa la me ande greza la pro la rufari sai sacrime le pro oui parami greza la e lui se la greza la rufari la carte forma ya
yisese Michel Yesu wanesheje. iyi nayo y'umugaragu w'Imana Yesu Kristo yategetse nk'umugaragu w'Imana imbaraga z'Imana kandi wowe ushobora byose uzikora ibikomeye. kandi wowe uri umunyembaraga Haleluya. kandi wowe uracyari Imana uracyari Imana ukora Wategeka bigakomera. rero ubuzima bwawe bugaruke Haleluya. wongewe muzima Haleluya. wongewe muzima Haleluya. wongewe muzima Haleluya. data arakora Data uri umunyembaraga. shima Golgotha shima umusaraba akunda Mana ndagushimiye ko hano hejuru muri iki gihugu kugira ngo dukore imirimo yawe Yesu Kristo abarwayi babashe kuba bazima abarwayi babashe gutanga garuka ubuzima garuka ubuzima garuka ubuzima garuka ubuzima garuka ubuzima garuka ubuzima garuka n'izina rya Yesu ndavuze ngo baho n'izina rya Yesu amaraso niyo ngateme uyu mudayimoni nakurekure uyu mwuka mubi nakuvemo imbaraga z'umwijima izisindwe igitero wahuye nacyo umudomo wahuye nacyo birikurekure birikuvamo imyuka y'amarindi imyuka yo mwumva aya mazi y'ikuzimu nakurekure nashoke nagende nabyikizage nananirwe nashoke nakura nakura muvemo nakura genda nakura soka nakura nanirwa nakura shikidage n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu ashimwe izina rya Yesu watsinze ndategetse kuba muzima ndategetse kuba muzima imbaraga z'Imana agatuza kawe kawe kazima umutwe wawe muzima n'izina rya Yesu imbaraga z'umusaraba zongere zikugarura agaciro zongere zikugarura ubuzima umubiri wawe wongere usubirane umubiri wawe wongere uboneke amaraso yongere agaruke uyu mutwe wawe muzima izi zose zigushiraho izi zose ntizikuvamo ndatwika ndasenya ndarikura ndashanagura zigiseyo ndadepereza izi mbaraga ndawutuza iyi myuka y'ikuzimu aya majwi yaguteye iterambere ryaje ubuzima wawe buhagaze urekure dayimoni irekura dayimoni uvamo dayimoni itsinda none ugira neza uri musheyi ndakwingiza Imana uri musheyi ingingo ze z'ubuzima amaguru yawe mazima uwo muntu n'izina rya Yesu yongera ahumeke yongera atambuke yongera agende neza yongera agire ubuzima nawe kriyadorare kasa nane kasto idara kriyado kasta sheso kriyado kandi wowe wamugize muzima yararibonye umujya muzima muri musamo
Tuchukua daima na kutekea. Tuchukua daima na kutekea. Munanizwa kukunya mtima. Wetu na mtuzuka na daima. Tuzuka na daima. Tuzuka na daima. Remove. Apetra wengi bakufishie. Wongo sawa. Kutoka kasema. Datu mnyembaraga. Hallelujah. Wakwiye data. Kucho msimisho. Mukaragwima. Akasigara yao. Hallelujah. Mukaragwima. Hallelujah. Mukaragwima. Mukaragwima. Hallelujah. Mukaragwima. Hallelujah. Muyoge kome. Kandi yoge musima. Hallelujah. Mukongoe. Musima. Atakwe. Murekasima. Natanabwe. Narengwe nawe Yesu. Sukuri mimitanga. Hallelujah. Seza mukata. Twemere garuka kuri mushe. Nisi yarwa. Yesu. Nisi yarwa. Natanabwe. Yesu. Nefite. Narengwe. Tushaka kumukorera. Yesu. Yaravutegereje. Akuna. Nibamba kubona imisibike. Hallelujah. Wenda kurima. Nabone. Kandi kisa. Yesu mani kora. Yesu mani engera. Ukokora. Uri mani zisuze kukomera. Uri gitangaza. Uri Jehova. Uri Alpha Omega. Uri Tanganeza. Hallelujah. Wewe mkora. Kandi wewe kumukora buri cyose. Dati kinene mugogoro. Nikiremera gatuza ke. Nicyamuvumye. Nicyatuna sinzira. Kandi tunatajya. Mwana wose dufashe. Wenda sinzira kwa kumugazima. Urumani we urisuka byose. Mwabina yacu semutukamiye. Akwingingira uriyamu. Akwingingira makuriye. Ndabisi kwa abana b'Yehova. Akumuse kabiyeso. Nagera mu basanga bisima. Kuba gutabarwa kumegasima. Yongera kandi abana igisubizo cyo kunesha kuna. Data moko yawe. Mwozi natu musheyi. Icyo wamukora dakitaneze. Ariko ndatangaje itangazo ngo bukira mutoka kugaruke. Amasezerano y'Imana. Data wakuru kukoma. Urakoze kugitanga. Nisa Yesu. Amen. Munyemerere dusenge k'ikifuzo. Ndabizi ko abantu bari hano. Turi kumwe. Mwanya wapara ashobora kuba ari umunota adengejeho. Ariko asifiwe Yesu. Nyemera undi minota 10. Kubara yongera kiaba. Asifiwe Yesu. Amen. Ariko numva barugeza bino. Beze manishwa. Amen. Kongera kandi kana. Amen. Tuwagara kimiti. Wizere Imana. Negrate Dio. Gloria a Cristo. Chance de regresa. Se la bro. La parina da regresa la bro. E non se ne dà. Fidele che sopra le petit sans soleil. Bisogna lo scina. Ai manda come. Manda lo pisi. Uri hano. Agwere ku bantu. Bafite umuntu wiwe. Uri hano. Ufite umuntu wawe uri hanze. Bigoranye kugira ngo mubane cyangwa se mugereho amusaba ngo twirinde. Wowe uri hano ufite umuntu wawe, mbese umugabo ufite umugore hanze cyangwa se umugore ufite umugabo hanze, uwo muntu nahaguruka kugira ngo tumusenge Imana imucire inzira bikunde. Asante Imana. Umuntu ufite umugore cyangwa se umugabo uri hanze nawe baza twumvikana aruhagaye none urebera ibyo tubwira nawe umuhagaye ndacyarimo ndavuga abantu bafite abantu babo bari hariya. Noneho twumvikane nimugera hanze muzajya mwohereza abayumva amafaranga y'igiterane. Nugera hanze neza ukabona winjiye muri kampani, uzajya wohereza abayumva amafaranga y'igiterane.